Katubifuriza ibihe byiza ndetse n'igicamu cyiza mu mwese mugiye mukurikira Ukuri News TV aho muherereye hose ku mugabane wa Afurika, Amerika, Uburayi ndetse na Aziya. None tariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024 tukaba tugarutse mu amakuru yacu kabagiye kubana none hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabatinde dore uyu munsi tugenda twirukanka tukaduhera kumva nyampfunyi z'ibyo turi bugarukeho kuko ndabona hari amakuru menshi cyane. Turaza kugaruka Kisangani rwose Kisekedi mu minsi ashimuze kuri yaso Kisangani. Turaza kureba mbese ni iki bizahabereye ko hari ibintu bidasanzwe mu basirikare batoya babaga bari gutorezwa hariya muri za Kisangani. Ese bihagaze bite? Turava muri Kisangani turebe rwose hano Laura ni Laurent Nkunda ndakeka abantu bose muramuzi cyane. Laurent Nkunda abantu abanyekongo by'umwihariko baramuzi cyane ku bigo byinshi cyane ku bintu bigiye bitandukanye. Yari umusirikare ukomeye cyane wa FARDC. Dutanga ese bihagaze bite we ni FARDC yiwe. Turava rwose dusimbukira hano Minjenje hakomeje kubera ikintu cyitwa imirwano, hakomeje kubera ibindi hakomeje kuba ibintu birebire cyane. Kandi turava mu Minjenje rwose dusimbukira na Pinga, ntabwo twagenda tutarebye ukuntu bihagaze ngo tuvugana M23 ikaba iri tayari cyangwa se ikaba iri hafi cyane kuba yagera hariya mu bice bya Pinga neza tayari, kuko ngo harabura igihe gito cyane cyangwa se harabura intera ntoya cyane kugira ngo yinjire hariya muri Pinga neza. Turavaho Pinga dusimbukire Goma, ntabwo twagenda tutabwiye Goma ukuntu bihagaze rwose. Goma naho bikomeje kuba birebire cyane, turabwira ukuntu bimeze. Ese bihagaze bitaragoma umutekano umeze bite ku baturage, ese bihagaze bite? Turavaho rwose dusimbukire na Masisi naho tuharebe ukuntu ibintu bihagaze, naho bikomeje kuba ibindi bikomeje kugorana cyane. Masisi byabaye ibindi Sake, Bweramana, Minova hose dusimbuka ukuntu ibintu bihagaze rwose. Murumva ko ibintu bihari ari byinshi cyane cyangwa se amakuru ahari ari menshi cyane. Umuntu utarakana subscribe reka tumusebe kana subscribe ndetse na share kugira ngo mu gihe ikiganiro cyageze ajye kibona mu ba mbere. Reka twirukanke duhere hano Minjenje hakomeje kugenda harabera imirwano rwose, kutubera kuri iyi miripiko cyane ko ibintu bikomeje kuba ibintu bikomeje kuba birebire cyane. Minjenje rwose hakomeje kuba imirwano ikomeye cyane rwose guhuza M23 ndetse na FARDC. Iyi mirwano yaje kugwamo cyangwa se yaje kugwamo abasirikare benshi cyane, akanafatirwamo intwaro cyangwa se matekwa. Ntuvanda matekwa turavuga kari matekwa y'intwaro, ntabwo ari matekwa y'ingabo. Intwaro zigera kuri 15 zaje gufatwa rwose n'izasarambwe, uko zikaba yazijyanye muri stoke ikazibika hamwe n'izindi, dore yuko buri rugamba rwose ugenda ruhuza FARDC ndetse na M23 birangira iyi M23 ntago igibura byibuze n'akantu na kamwe ishobora kuba yakwambura cyangwa se yafata ku ruhande rwayo ikaka iyi FARDC. Dore ko abasirikare abenshi iyo babonye urugamba rukomeye cyane bajugunya intwaro bakajugunya bakirukanka kibona mu hamaguru bagatibika rwose. Ibyo bitagutibika barirukanka cyane batarwiyambitse batareba inyuma, kuko bababona ngo iyo izasarambwe zaje cyangwa se iyo babonye nka special force yawe yamanutse noneho baravuga ati agahuga huye n'umunyutsi. Ibintu birakomeye cyane, ibintu bigiye kuba ibindi. Turavaho rwose za Minjenje hakomeje kugenda habera imirwano, kuko n'ubu tuvugana rwose imirwano iracyari, imirwano irahari imeze nabi cyane, ibintu bikomeje kuba birebire cyane rwose. Turavaho za Minjenje dusimbukire Pinga ubu tuvugana tayari ngo harabura byibuze ibirometero 2 kugira ngo bagere Pinga mu masantire hafi aho bahagere. Wenda ikintu cy'ikigoranye nuko M23 ntabwo igikunda kwinjira mu masantire, kubera ko ibiyanga kugira ngo urabona ko mu masantire n'undi bahuriye umubare mwinshi w'abaturage, ibikorwa byinshi remezo biba bihari byinshi cyane, ubucuruzi bw'abaturage n'ibiki byose. M23 iba ikavaringa byibuze ivuga iti ntabwo dushobora gupfa kugenda twinjira mu masantire tutaje kuba twagira bitwangiriza by'abaturage, ntabwo se tukagira abaturage bashobora kuba bahitanwa n'imirwano ishobora kuba yabera mu masantire. Niyo mpamvu rwose M23 kugira ngo yinjire mu masantire yinjira mu masantire ari uko yaramaje gukemura ikibazo cyose, yamaje gufata ibice byose, yiziko neza ko nta basirikare ba FARDC nangwa se abazirino nangwa se aba FDLR baba barangwa muri ibyo bice. Niyo ifata iya mbere ikaba yinjiye mu masantire, ariko ubutuvugana rwose ngo bari guhengeza yo Pinga bari kuhareba kuko mu kilometero kimwe ni hafi cyane, ni hafi. Urumva ko ibintu byakomeje kuba ibindi ku ruhande rwa FARDC ndetse na Kisekedi. Iyi leta yo rwose urumva ko ibintu bikomeje kuba ibindi. Reka dusimbukire muri M23 none biravugwa yuko
gusa ntabwo biremezwa neza ijana ku ijana. Uyu Rurankunda rwose baramuzi neza cyane ko yaba umusirikare ukomeye cyane, umusirikare wa FARDC. Uyu yagiye rwose akorana n'abo basirikare harimo ba Makenga, yagiye akorana n'abajenerali bagiye batandukanye rwose mu gisirikare cya FARDC. Ni umusirikare ukomeye cyane ufite ibigwi byinshi cyane, yewe ni umusirikare w'intarumikwa. Gusa uretse ko ushobora gusanga wenda Tshisekedi ashobora kuba atanazi n'amakuru yewe n'ibyo ku bintu bimeze, ariko ku baturage bo societe civile yo baramuzi cyane, baramuzi ko ibikorwa yagiye akora kuko yari umusirikare w'intangarugero. Ngo biravuga yuko ashobora kuba yinjiye muri 23. Rero reka tutege amaso nanga se dutegereze turebe ko mbese niba yinjiye muri 23, mbese aba yinjiye muri 23 rwose ibi byaba bivuze iki kuri 23. Urumva ko M23 kugenda itera intambwe cyangwa se yavanze cyane ku rwego rwo hejuru, ku rwego ruta urwo yari isanzwe itera, kuko uyu mugabo rwose aramutse ageze muri 23 ibintu bishobora kugenda bigahindura isura, kuko ni umugabo ufite ijambo rikomeye cyane hano mu burasirazuba bwa Kongo yose, by'umwihariko no muri Kongo yose, kuko yabaye umusirikare ukomeye cyane, atoza abasirikare benshi cyane. Ubu tuvugana abasirikare benshi cyane bari mu kino gisirikare cya FARDC rwose, abenshi bagiye batozwa nawe, bagiye bamufatira icyitegererezo kuko yagiye abafasha, ngo yari umugabo rwose w'intarumikwa. Ni umugabo rero ukuze utari muto cyane, ni umugabo rwose ushobora kuba mu myaka 30 n'izindi. Urumva ko ari umugabo ukuze uzi icyo gukora, uzi buri kimwe cyose. Urumva ko aramutse agiye muri 23 yabonye amaboko mashya, yabonye umuntu ugomba kujyana inama mushya, wumva ni inama nshyashya, mbese yabafasha byinshi cyane, ibintu byagenda bihinduka, kuko urabona ko uyu mugabo ni umugabo w'umwizerwa cyane cyane cyane. Turava rwose kwa Rurankunda, bivuga ko ushobora kuba yinjiye muri 23. Dusimbukire hano rwose, hano za Kisangani. Mu minsi yashize rwose Kisangani, uyu Tshisekedi yari yakoreye uruzinduko, yanaje gutangariza ko yuko ashaka guhindura ibintu by'itegeko nshinga byakomeje kugenda bitari kuvugwaho rumwe n'abagiye batandukanye, na bamwe bamuhanganiye mu matora yo kuyobora iki gihugu. Barimo ba Martin Kayula, bumva bose bagiye babyamagana, ba Rubaya bose bagiye babyamagana, agashaka guhindura itegeko nshinga, abantu bose bagiye babyanga deje, ndetse n'abaturage ba hano muri za Kisangani nabo bakibatangaza rwose, bagiye bikoma mu nkokora babyamaganira kure. Ibyo ni ibiki gusa ubu tuvugana, ibyo bintu bikaba byaraje gukomeza kugenda biteza umwuka, biteza n'ikibazo ku basirikare be, ndetse harimo n'abazarendo bagenda bamufasha mu guhangana na M23. Dore bavuze yuko ngo ntaramuka akoze ikintu cyitwa guhindura itegeko nshinga, bakiri guhangana na M23 batari bayihangamura, ibi bizatuma abaturage benshi rwose birangira bagize gute, bigumuye bakaba bajoininga M23 bitewe n'iki gikorwa ari gutegura cyo guhindura itegeko nshinga. Urumva ko ibintu rwose komeje kugenda ari ibindi hano kwa Tshisekedi. Gusa tukiri no Kisangani rwose, ngo nako Tshisekedi rwose yaje kwasiga umubare mwinshi w'amafaranga mwinshi mu miliyoni menshi cyane, kugira ngo afashe abasore hano bari gukorezwa hano, kugira ngo bakiva kuko se rwose birukanka bari gufasha abandi basirikare hano rwose mu burasirazuba bwa Kongo, za Musina zahe, kugira ngo bareke barwanya M23. Ngo yaje kwa amafaranga menshi, ngo nk'ayo kubatera motivation kugira ngo bajaje ku rugamba bishimye bameze neza. Gusa ngo ikintu kibabaje ni uko amafaranga n'ubundi nta kintu yamaze, kuko abenshi rwose ntabo barayafite, banze kuyashikira, ko n'ubundi babona ko ibyo abari kubajyanamo ari ibintu bitari byiza, nta kintu na kimwe kiba kubagezaho. Urumva ko rwose nawe hano Kisangani naho byakomeje kuba birebera cyane, ni nako kandi yakomeje kugenda ngaha abayobozi hano za Kisangani bemerera amamodoka ngo kujya abagendamo bari mu bikorwa by'umutekano, cyangwa se mu bikorwa byo kuyobora abaturage, muri make mu bikorwa bya leta, kwemerera amamodoka ngo yo guha abayobozi kujya bakubifashisha mu gihe bari mu bikorwa byo kubungabunga umutekano, nubwo byagiye bikomeza kumugora cyane. Ubwo urumva ko rwose kwa Tshisekedi byakomeje kuba birebire cyane, akomeje kugenda atanga amafaranga menshi cyane, ayapfusha ubusa kugira ngo yubakishe igihugu, ahubwo arimo ashaka kugira ngo arebe ibindi yayakoresha. Turirukanka cyane dusimbukire rwose za Masisi rwose, ngo nyuma y'uko muri ibyo bice izi SADC zitangiye kugenda zifatwa na M23 ziyoragurwa, ngo zigenda zicukura amabuye y'agaciro. Ubu tuvugana rwose abasadeki bakaba bumiwe, M23 akaba yabasize hanze, deje ngo ari gufata utumashini two bakoresha bari gushaka, bari kurebesha amabuye y'agaciro ya nyayo. Ubwo urumva ko iyo SADC kandi ngo yitwa ngo yaje gufasha FARDC mu guhangana na M23, ariko urumva ko twagiye tunagenda tubivuga bifite izindi nyungu zagiye
bigeze bazana hano muri Burasirazuba bwa Kongo. Urumva ko baje gufasha iyi leta ya Tshisekedi, ahubwo bafite ibindi byagiye bibazana, kuko iyo baraje gufasha iyi leta kibuze cyo bayifasha ku rugamba ntago baba bagenda ngo bari kuja gucukura amabuye y'agaciro. None urumva ko ibintu byakomeje kuba bindi byakomeje kuba birebire cyane, ntago byoroheye iyi FARDC n'abo bambari bayo bitwa ngo barayifasha, kandi wumva ko baba bikeneye ikindi kintu bashaka. Ni nako rwose hano zamusese none ngo Colonel Asumani tuvugana tayari akaba yajoininze M23, ubu akaba nawe yinjiye tayari tuvugana mu zasarambwe, ngo nyuma yuko kubona ko iyi leta ya Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje kugenda buhonyoza abaturage, bukomeje kugenda butagira ikintu bukora, bukomeje kugenda mbese nta murongo muzima bugira, ngo yaje kujoininga we n'abasirikare be rwose baje gufata umwanzuro ngo binjira izasarambwe, nabo tuvugana bakaba bageze mu zasarambwe, ngo abasirikare bato rwose yarayoboye, ngo bakaba baje no kubyishimira cyane iki gikorwa yakoze cyo kuba yakwinjira hano muri 23, kuko ngo byibuze M23 bagenda babireba ko ifite icyo iri kurwanira, ubona ko igenda irwanira abaturage ibafasha, aho iyi FARDC rwose nta murongo muzima bakigera cyane. Ubwo urumva ko rwose kuzasaranga kudashapo abasirikare bakomeje kugenda bajoininga ari benshi cyane, bakomeje kugenda ibona amaboko mashasha, ibintu bikomeje kugenda biyibera byiza ku ruhande rwayo rwose kuruta iyi FARDC, kuko urabona ko isaha ku isaha igenda yakira amaboko mashya. Reka dusoreze hano Goma rwose ngo bikomeje kuba ibindi amabandi yakomeje kwa mabandi, ibintu by'amabandi byakomeje kuba ibindi nyuma yuko rwose bakomeje kugenda bivugana abantu bagiye batandukanye, bakora ubusabo n'ubujura n'ibiki byose, ngo iyi leta ikomeje kugerageza kugenda ishaka uburyo ngo yagendera batoragura, ngo nubwo ibi bintu bikomeje kugenda bigorana cyane, kuko ngo ni ukubivugisha umunwa, ariko nta kintu bashobora kugenda bakora, urebera gusa amabandi rwose ngarimo ya 40 voleur, harimo ng'abafo wazalendo n'abandi aba bose ngo nibo bagiye bayogoza hariya Igoma, abaturage rwose bagenda bakora, by'umwihariko abacuruzi baho bamerewe nabi cyane, bagenda bicwa bamburwa ibyabo mu buryo butumvikana, kandi ngo ntibagira uwabarengera, kuko ngo iyi leta ibyo byose biba ibirebe uje kurega umuntu ngo yakwibye, kugira ngo baje gushakishwa kwibye, ahubwo baragira bagushitaye mu mvuto bakagufunga mu kugiye, kandi bagiye kuvuganira ibyabo. Reka tubashimire mwabanye no kuri News TV, amakuru yacu nakagaruka, turabakunda cyane kandi tubasaba gukanda subscribe, like na share. Mwari kumwe na Damien, ciao mugire ibihe byiza.